Ese umubyeyi ufite agakoko gatera sida ashobora kubyara umwana muzima? Ese umubyeyi ubana n'ubwandu bwa sida ari byo kubana na virusi izwi ku izina rya HIV mu ndimi z'amahanga, ese uwo mubyeyi ashobora kubyara umwana muzima cyangwa se abana bazima ntabanduze iyo virusi itera sida izwi ku izina rya HIV? Icyo kibazo twakibashijwe n'umukunzi wacu udukurikira hano kuri Olivier aratubaza ati ese mwazatubwiye niba umubyeyi ubana n'ubwandu ashobora kubyara umwana muzima, ni ukuvuga ubwandu bwa sida cyangwa se ubana n'agakoko gatera sida ariko kazwi ku izina rya HIV cyangwa se virusi itera sida. Ibi byose ngiye kubasobanura muri iki kiganiro kugira ngo namwe murusheho gusobanukirwa ku kijyanye no kuba umubyeyi ashobora kubyara umwana muzima cyangwa se bidashoboka, byose dukureho ubwo rujijo ku bakunzi mudukurikira no kuri Olivier. Rero niba udukurikira hano kuri Olivier cyangwa se niba ugiye kureba kino kiganiro, niba utarakanda subscribe wakanda subscribe ugakanda n'inzogera kugira ngo utazajya ucikwa n'ibiganiro byose binyura hano kuri Olivier, cyane ko ari ibiganiro bigamije mu kudufasha kumenya uko twabungabungamo ubuzima bwacu. Iki kiganiro mwagitegura kandi mugiye kukigezwaho nanjye Manzi Olivier. Nk'uko mubizi, ni ikibazo gikunda kwibazwa muri sosiyete ndetse n'abantu bakivugaho ibintu bigiye bitandukanye, ariko hano tugiye kubahereza umucyo w'ikijyanye no kuba umubyeyi nyine ashobora kubyara wenda umwana muzima cyangwa se bitanashoboka nabwo, cyangwa se niba binashoboka nabwo tubabwira inzira bishobora kunyuramo. Rero nk'uko bisanzwe twababwiye yuko ibyo umubyeyi afata akenshi birangira bigeze ku mwana. Twanabonye ko intungamubiri umubyeyi afata arizo n'ubundi birangira zigiye gufasha umwana. Ni ukuvuga ko ibyo umwana akoresha byose biba bigomba guturuka ku mubyeyi. Ariko se amaraso y'umubyeyi n'ay'umwana hari ahantu ahurira? Nk'uko mubizi, agakoko gatera sida cyangwa se HIV virus iba ishobora kwandura gusa igihe amaraso y'uwanduye aba ashobora guhura n'amaraso y'umuntu muzima. Ni ukuvuga ngo igihe umugore atwite cyangwa se umubyeyi atwite, ni ukuvuga ko wenda tuvuge ko umubyeyi ari we wanduye, ubwo ni ukuvuga ko umwana ari muzima kuko umwana akura mu nda, burya amaraso ye aba ari muzima nyine, ntabwo ashobora gupfa kubona gukurana virusi cyangwa se kwirema ngo atangire kwiremana harimo virusi, kuko ni urusoro ruba rwarahujwe n'intangangabo n'intangangore bigakora urusoro, urwo rusoro rugakura rukaba rugomba nyine kuzavamo umwana. Rero icyo bisobanuye aho ngaho, nta hantu HIV virus cyangwa se agakoko gatera sida gashobora guturuka. Rero nk'uko mubisobanukiwe, sida niba ishobora kwandura cyangwa se agakoko gatera sida gashobora kwandura binyuze mu kuba amaraso y'umuntu muzima n'ayo utaranduye byahuye. Ubwo byanasaba ko kugira ngo umubyeyi yanduze umwana, byasaba ko amaraso y'umwana n'ubundi ahura n'ayo umubyeyi. Ni ukuvuga ko muri kwa guhererekanya mu guhererekanya kw'intungamubiri ku mubyeyi no ku mwana, byasaba ko habaho guhura kw'amaraso. Ariko ikintu tugiye kubasobanura no kuri Olivier ni uko nubwo umubyeyi ari uhereza intungamubiri ndetse n'umwuka umwana akenera, ntago burya amaraso y'umubyeyi ahura n'ay'umwana. Hari ikintu cyifashishwa mu kumuhereza izo ntungamubiri n'uwo mwuka kizwi ku izina rya placenta mu Kinyarwanda, sinzi niba aricyo twita ingobyi, ariko icyo kintu nicyo amaraso y'umubyeyi aza akanyuzamo intungamubiri n'umwuka zikinjira mu miyoboro y'amaraso igomba gushyira umwana izo ntungamubiri n'umwuka, ariko hatabayeho guhura kw'amaraso. Bisobanuye yuko kiriya gihe umubyeyi aba atwite umwana, nta kuntu ashobora kwanduza umwana, kuko nyine tubonye ko amaraso yabo adahura. Habaho guhererekanya kw'ibiribwa cyangwa se intungamubiri ndetse n'umwuka, ariko ntabwo hahura amaraso bitewe n'uko hari ikibibafashamo aricyo bita placenta cyangwa se mu Kinyarwanda aricyo bita ingobyi. Mu yandi magambo, ni ukuvuga ko mu gihe umubyeyi asamye cyangwa se atwite, tubonye ko adashobora kwanduza umwana agakoko gatera sida. Ariko se twibaze ikibazo, ni ryari umubyeyi ashobora kwanduza umwana we? Urugero twavuga nk'igihe umwana avuka. Igihe umwana avuka haba hari amahirwe menshi y'uko amaraso y'umubyeyi n'ay'umwana byahura, bityo wa mwana wenda akaba yakwandura akagakoko gatera sida. Ariko se dusubiye kuri icyo kibazo mugenzi wacu yabajije, ese birashoboka ko umubyeyi yabyara umwana muzima nyamara umubyeyi we yari yaranduye agakoko gatera sida? Igisubizo ni yego. Akaba ariyo mpamvu tubashishikariza gukurikiza ya nama twabagiriye, umubyeyi igihe atwite ko agomba gusura kwa muganga inshuro zihagije, kuko hari muri ziriya nshuro habamo kumupima agakoko gatera sida bakamenya niba gafite cyangwa atagafite. Iyo basanze agafite, mu kuvuka k'umwana hari ibindi bintu bakora, cyangwa se hari n'indi miti batangira guha umubyeyi ndetse n'indi miti baba bazaha umwana kugira ngo hirindwe kuba uwo mwana yakwandura agakoko gatera sida. Ariko tubonye ko mu gihe bamutwite ntaho amaraso ahurira n'ay'umwana, ay'umubyeyi n'ay'umwana ntahahurira, ariko mu gihe ari kuvuka, mu gihe wenda
umubyeyi bitazwi ko afite agakoko gatera sida ashobora kwanduza umwana, ariko mu gihe umubyeyi yagiye kwa muganga muri za visite twababwiriyemo inama mu biganiro byabanje, akajya kwa muganga akipimisha bakamenya ko afite agakoko gatera sida, abaganga baba bashobora kubihagarika, umubyeyi akabyara umwana muzima kandi nyamara umubyeyi nyine we afite agakoko gatera sida. Ni ukuvuga ko igisubizo aho ngaho ku muntu watubajije tumusubije igisubizo kigira giti nibyo koko umubyeyi ubana n'agakoko gatera sida ashobora kubyara umwana muzima udafite ako gakoko gatera sida, ariko igihe byamenyekanye hakiri kare abaganga bakagumya kubyitaho kugira ngo bagabanye amahirwe nyine yo kuba ako gakoko kakwataka umwana. Ubwo ibyo kwa muganga bakora byo ntabwo tubizamo cyane, ariko nyine icyo tubasobanuriye ni uko ibyo bintu bishoboka, ariyo mpamvu tubagira inama nyine yo kujya kwa muganga kwisuzumisha igihe utwite, cyangwa se kujya muri za visite twavuze, kujya gusura kwa muganga bakagupima bakareba uko uhagaze, kugira ngo niba ubana n'ako gakoko cyangwa se niba ubana n'ubwandu bw'agakoko gatera sida nyine batangire bakwiteho uzabyare umwana muzima, cyane ko tubonye ko bishoboka. Ubwo rero ahandi hantu twababwira haba hashobora ko umwana ashobora kwandura agakoko gatera sida igihe umubyeyi agafite binyuze mu kumwonsa, abashobora kumwanduza, ariko nyine babimenye kare bamuhereza inyigisho ndetse n'uburyo azajya aherezamo amashereka umwana ku buryo atazamwanduza. Bivuze ngo igihe bishoboka ni igihe kwa muganga babimenye hakiri kare, noneho bakagumya gufasha umubyeyi muri urwo rugendo igihe atwite kugeza amubyaye no mu kumwonsa, cyangwa se mu buryo umwana azajya abonamo amashereka amaze kuvuka, abaganga bakamufasha kugira ngo atazabaho kuba umubyeyi yahereza agakoko uwo mwana, noneho ariko ubwo tubonye yuko nyine bishoboka. Igisubizo ni uko bishoboka ko umubyeyi yabyara umwana muzima. Ubwo rero niba hari ikindi kibazo usigaranye cyangwa se hari icyo wumva udasobanukiwe neza ushaka ko tuzakigarukaho, wajya muri comment ugashyiramo ikibazo cyawe turagisoma, iyo tubonye ari cyo twahita tugusubirizaho tugusubiriza muri comment, iyo tubonye ari ikibazo cyafasha n'abandi bantu bose turaza tukagikoramo ikiganiro nk'uko iki ngiki tugikozemo ikiganiro, nyamara kandi ari mugenzi wanyu wakibajije. Rero hari aho usigaranye amatsiko, hari aho udasobanukiwe, watubwira muri comment tukazagufasha tukagusubiza, cyangwa se tukazakora ikiganiro ku kibazo ufite. Niba ukunze ino video wakanda like, ariko kandi niba ukunze ibyo dukora cyangwa se ubonye ibiganiro tunyuza hano bifite inyigisho, wakanda subscribe ugakanda n'inzogera kugira ngo tuzajye ducikwa n'ibindi biganiro byose binyura no kuri delphi_olivier biba bivuga ku buzima. Rero tuzabane mu biganiro by'ubutaha. Njye mwabanye nitwa Manzi Olivier, ndi umunyeshuri muri kaminuza ishami ry'ubuzima. Ciao ciao.